Kunoza imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka ni imwe muri gahunda leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga kugira ngo ubutaka bw'igihugu bukoreshwe mu buryo bukwiye, bityo bwose bubyazwe umusaruro kandi buri gice cy'ubutaka gikoreshwe kijyanye n'imiterere yabwo. Gutandukanya ubutaka bwo guturaho, ubwo guhingaho, ubwo kororeraho, imijyi n'amashyamba no kugena ubuso ntarengwa buri kimwe kigomba gukorerwaho niryo shingiro ryo gutuma ubutaka bw'igihugu buhaza abaturage bacyo. Kugira ngo ibi bishoboka ariko bisaba ko igihugu gishyiraho igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka n'amakarita agaragaza icyo gishushanyo mbonera, kugira ngo ibikorerwa ku butaka byose bijye bishingira ku byagenwe bigaragara kuri icyo gishushanyo mbonera. Igishushanyo mbonera ariko ni ngombwa ko kigenda kivugururwa nyuma y'imyaka runaka kugira ngo kijyanishwe n'icyerekezo cy'ubukungu bw'igihugu n'ubwiyongere bw'abaturage bacyo. Ni muri urwo rwego ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda ubu cyatangiye kuvugurura igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka bw'u Rwanda kugira ngo kijyanishwe n'icyerekezo cy'igihugu mu miturire, imyubakire n'imikoreshereze y'ubutaka. Mu gutangira gahunda yo kuvugurura iki gishushanyo mbonera cyo ku rwego rw'igihugu, hatangiriwe ku nama yiga ku mirongo migari izagenderwaho mu kukivugurura. Igishushanyo mbonera cyari gisanzwe ni icyaherukaga kuvugururwa mu mwaka wa 2011. Impamvu rero twatumiye inama no kugira ngo ubundi igishushanyo mbonera cy'igihugu turifuza yuko nubwo ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda ari twebwe turi gukora kino gikorwa cyo kuvugurura igishushanyo mbonera, ariko ni igishushanyo mbonera cy'igihugu. Ubundi mu igenamigambi turifuza ko inzego zose zibonamo kugira ngo nitujya muri implementation cyangwa se mu kubishyira mu bikorwa tutazagongana, aho usanga niba twarateganyije nk'ahantu ho gushyira ubukerarugendo tutarashyize muri urwo rwego ngo ruze ruduhe ibitekerezo, usanga icyo gishushanyo mbonera gisohotse bigorana, cyangwa se urwego rw'ubuhinzi, inganda n'abandi n'ingero natangaga. Turifuza rero ko inzego zose tuzakorana mu kuvugura kino gishushanyo mbonera, akaba ariyo mpamvu muri iyi nama ya mbere igaragaza imirongo ngenderwaho y'ingenzi tuzagenderaho. Twifuza ko zino nzego zose ziba zihari. Muri iyi nama habanje gusuzumwa ibikubiye mu nyigo mbanzirizamushinga yakozwe n'ikigo cy'impuguke cyo muri Israel cyitwa Tsamir Architects and Planners Limited, cyatsindiye isoko ryo gufasha u Rwanda mu kuvugurura igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyo ku rwego rw'igihugu. Bwana Tsamir Yigal, impuguke mu bijyanye n'ubutaka, muri iyi nyigo yagaragaje ko imwe mu mpamvu nyamukuru igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka bw'u Rwanda kigomba kuvugururwa ari uko imijyi mu Rwanda ikomeje kwaguka cyane ndetse ikarushaho kototera ubutaka bwakabaye bukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi. Avuga ko kuvugurura igishushanyo mbonera bizoroshya ishyirwa mu bikorwa rya politike y'igihugu y'imiturire, aho abatuye imijyi bagomba kubaka inyubako zifata ubuso butoya bwo hasi, ahubwo bakubaka bajya hejuru cyane. Bano bakonsulta turimo gukorana twasinyanye amasezerano mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2018. Akaba rero aribo tuzakorana, ni kampani tuzakorana, kuko hari ibintu bagiye bagaragaza ibyinshi rero nk'uburyo dufite akajagari cyangwa se ubucucike bw'amazu yubatse nabi, imyubakire yacu idasobanutse, aho usanga tugiye dufite utujagari twinshi mwagiye mubona no ku bishushanyo no ku mafoto, aho usanga ubutaka bw'ubuhinzi bugenda bwototerwa, bukoreshwa, bwubakwaho kandi aribwo buzadutunga, ugasanga nabwo bwubakwaho mu buryo bw'akajagari. Ni ikibazo cyari twarabonye natwe mbere. Hakaba n'ubundi hari ingamba zo kuba twarinda buriya butaka bw'ubuhinzi. Hari amabwiriza yasohotse umwaka ushize yasinyweho na Minisitiri ufite ubutaka mu nshingano ze ndetse na Minisitiri w'ubuhinzi, yo kurinda ubutaka bw'ubuhinzi. Ariko natwe nk'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda, kuko nitwe dushinzwe uburyo ubutaka bugomba gucungwa n'uburyo bugomba gukoreshwa muri systeme zacu z'ikoranabuhanga, nk'uko duhora buri gihe tuzishyiramo imbaraga kugira ngo mu butaka dukoreshe ikoranabuhanga cyane. Turashaka gushyira muri systeme uburyo bwo kubloka umuntu wese ushobora guhindura imikoreshereze y'ubutaka, icyo twakwita land use. Ubundi abaturage bajyaga basaba guhindura imikoreshereze y'ubutaka ku rwego rw'akarere, njyanama igaterana bakaba bahindura ubutaka icyo bugenewe gukoreshwa.
ariko ubu muri RAIS cyangwa se Land Administration Information System, muri systeme zacu turimo kubikorana n'impuguke ku buryo mu minsi iri imbere ntago imikoreshereze y'ubutaka izapfa kongera guhinduka tudatanze uburenganzira nk'ikigo. Ni ukuvuga ngo imikoreshereze yose y'ubutaka kugira ngo ihinduke, ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka kizageza gitanga ubwo burenganzira. Ubwo rero tuzabikora muri systeme, kuko iyo bidashyizwe muri systeme n'ubundi usanga abantu bagenda bagahindura ntitubimenye, tukazajya gusanga ahantu hose harubatswe mu tujagari, harashyizwe inyubako zidasobanutse cyangwa se zitanahagenewe. Ubwo rero uko kurinda ubwo butaka bw'ubuhinzi tuzakorera muri systeme nabyo bizadufasha. Reka dusubize amaso inyuma turebe igishushanyo mbonera cyari gisanzwe gihari cyo mu mwaka wa 2011, dusesengura impamvu kigeze igihe cyo kuvugururwa. Cyari igishushanyo mbonera cyari kigamije gukora implementation ya Vision 2020. Ni ukuvuga ko cyatangaga umurongo w'imikoreshereze y'ubutaka w'imyaka 10 guhera 2010 kugera 2020. Kimaze kujyaho rero mu bihumbi 2011 niho cabinet yacyemeje burundu kijyaho, ariko mu by'ukuri iyo urebye twakoze isesengura ryacyo mu bihumbi 2016 na 7 dusanga gikeneye kuvugururwa kubera ko hagiye hazaho izindi ngamba. Icyambere hajeho Vision 2050 cyangwa se gahunda icyerekezo cy'imyaka 30 ikurikiyeho 2050. Ni icyerekezo gishya tugomba gukurikiza. Tugomba kureba rero muri icyo cyerekezo hazakenerwa ubutaka bungana iki, ese inzego zigomba gukoresha ubwo butaka gute, n'abanyarwanda bagomba gukoresha ubwo butaka gute. Tugatangira gutekereza uyu munsi ubutaka tubukoresha gute, ese turabuha ikihe cyerekezo mu myaka 30 iri imbere. Icya kabiri hajeho icyo twakwita gahunda y'imyaka 7 cyangwa Next 1. Ni gahunda igamije kwihutisha iterambere ry'igihugu. Hagiye harimo rero imirongo cyangwa se buri rwego rugiye rufite uburyo ruzatera imbere. Ese nirutera imbere ruzakoresha ubutaka bute. Tugomba rero gutegura uyu munsi tukabereka umurongo bazakurikiza kugira ngo ubutaka budakomeza gukoreshwa nabi. Icya gatatu kiduteye kuvugurura iki gishushanyo mbonera ni uko mu by'ukuri na nyuma yaho hari ibitarakurikijwe, hari ibitaragenze neza ku gishushanyo cya mbere, ndetse hari n'ibyo inzego zo hasi ibindi bishushanyo byagiye bikorwa bitagiye byubahiriza imirongo cyangwa se imirongo ngenderwaho y'icyo hejuru. Kuko iyo uvuze igishushanyo mbonera cyo ku rwego rw'igihugu biba bivuze ko hari ibindi bishushanyo mbonera bikiri munsi bitoya bishinzwe kugishyira mu bikorwa, ariko byerekana ku buryo buruseho. Ubwo rero twarebye, twakoze isesengura dusanga hari ibitaragenze neza hagati y'igishushanyo mbonera cy'igihugu n'ibindi bishushanyo mbonera byo hasi bikoreshwa mu turere twacu uko ari 30. Ubu rero turashaka noneho kugerageza kugira ngo iki gishushanyo mbonera kibanze kirebe ibyo bitagenze neza, noneho cyongere gitanga umurongo mushyashya ugana imbere w'imikoreshereze y'ubutaka. Ubu urugendo rwo kuvugurura igishushanyo mbonera ruratangiye. Reka turebe ibikorwa byose bizakorwa n'igihe bizatwara kugira ngo iki gishushanyo mbonera gisohoke gitangire no gukoreshwa. Tunarebe bimwe mu by'ingenzi bizaba bigaragazwa muri iki gishushanyo mbonera nk'igisubizo ku mikoreshereze myiza y'ubutaka. Ni ibice bigera kuri 5 tuzanyuramo. Aho ngubu igice cya mbere twagikoze cyo kwereka abantu abafatanyabikorwa uko bimeze, baduha ibitekerezo, batwereka uko tuguye kubikora, batugira inama z'ibigomba kwitabwaho, batubwira ariyo practice uko kuri tere bimeze, batubwira uko twabigenza. Ubu rero tugiye kunyura mu kindi gice cyo ko tuzazenguruka uturere twose dufata ibihari, dufata data, tureba ese kuri tere hari iki, kugira ngo igishushanyo mbonera cyacu cyerekana koko gihera ku bihari, gihera kuri baseline y'ibiri ku butaka uyu munsi. Hanyuma nitumara kuzenguruka uturere twose n'inzego zose tuzazisura, aho tuzategura inama zitandukanye kugira ngo igishushanyo mbonera cyo kuba icy'abantu bake ahubwo kibi cy'abanyarwanda muri rusange, bagenda baduha ibitekerezo
kuko ni nabo bazabishyira mu bikorwa. Hanyuma abo rero nibo bazaduha umurongo, hanyuma tukazanyura mu kindi gice noneho cyo kwerekana ese niba ubutaka uko buhagaze uyu munsi n'uko bukoreshwa uyu munsi, ese turashaka ko buzaba bukoreshwa bute mu bihumbi 2050. Ni iyihe shusho ihari uyu munsi, ni iyihe shusho izaba ihari buri myaka 10 kugera mu myaka 30 iri imbere, cyangwa se mu bihumbi 2050 nk'uko icyerekezo gishya kimeze. Tuzatanga iyo shusho, kandi ni ishusho izafasha ko buri rwego ruzajya rumenya ese ni ubuhe butaka buhari uyu munsi bw'ubuhinzi, ni ubuhe butaka buhari uyu munsi bugenewe guturaho, ni ubuhe butaka uyu munsi buhari bw'inganda, bw'amazi, bw'amashyamba. Ese tuzakenera ubutaka bungana iki kugeza mu bihumbi 2050. Kuvugurura igishushanyo mbonera ni igikorwa cy'ingenzi kandi cyibanze mu kunoza imikoreshereze y'ubutaka. Gusa ariko ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera nayo n'indi ngingo ikwiye kwitabwaho kugira ngo gitange umusaruro cyashyiriweho. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka kivuga ko ishyirwa mu bikorwa ry'iki gishushanyo mbonera nayo ari ingingo yatekerejweho. Kenshi mu Rwanda iyo dukoze ibishushanyo mbonera hagomba kubamo n'izindi mbaraga zikomeye cyane zirenze izakoze ibishushanyo mbonera, noneho imbaraga nyinshi cyane zo kubishyira mu bikorwa, kuko habaho cya kindi cyoko ibishushanyo mbonera bihari ariko ugasanga ishyirwa mu bikorwa ryabyo riracyari ku rwego rwo hasi. Birasaba rero ubufatanye bw'inzego zose kugira ngo igishushanyo mbonera cyo ku rwego rw'igihugu cyo kuba igishushanyo mbonera kibitse mu kabati, ahubwo kizabe igishushanyo mbonera kiri hasi, kandi cyumvikana neza. Twagerageje gushyiramo component ya capacity building, cyangwa se kwigisha abantu n'inzego uko igishushanyo mbonera cyo ku rwego rw'igihugu kishyirwa mu bikorwa ni gute. Icyo nacyo tuzagikoraho, ari nacyo gikorwa kizasoza. Nitumara kugikora tuzakora dissemination campaign yo kugira ngo inzego zicyumve ndetse zumve uko zigomba kugishyira mu bikorwa. Icyo ni kimwe. Hakabaho n'ikindi cya kabiri cyuko inzego zigomba gukurikiza koko igishushanyo mbonera, kuko igishushanyo mbonera iyo cyagiye hanze kiba cyahindutse itegeko ubwacyo. Inzego rero ni ubufatanye n'inzego cyane kurusha mbere kugira ngo buri kintu cyose tujye dukurikirana uko gishyirwa mu bikorwa. Icya kabiri ni uko Minisiteri y'Ibidukikije ari ifite mu nshingano ubutaka, cyangwa se n'ikigo kireberera iby'ubutaka muri rusange, cyane cyane imikoreshereze y'ubutaka. Ni ikintu ubu niyo gahunda dufite mu myaka ikurikiyeho. Ni gahunda ihari yuko imikoreshereze y'ubutaka ari ikintu kigomba kwitabwaho, kuko iyo ugiye kureba uko tubukoresha uyu munsi ntabwo twakwirata ko ari byiza. Hari byinshi igihugu cyagezeho, ariko imikoreshereze y'ubutaka ni yindi reform igomba gukurikiraho kugira ngo iki gishushanyo mbonera kizaba ari cyo gitanga umurongo cyonyine, kandi kigombe gukurikizwa. Tuzafatanya rero n'izindi nzego, kandi turi no kubishyira mu mategeko. Ubu twavuguruye itegeko politike y'ubutaka, ndetse turi kuvugurura itegeko ry'ubutaka ndetse n'andi mategeko, kugira ngo byose bihe imbaraga igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka ku rwego rw'igihugu. Hanyuma tubone uko tuzakomeza gukora enforcement nk'uko nabivuze dufatanyije n'izindi nzego. Ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda kirasaba inzego zose zirebwa n'imikoreshereze y'ubutaka kuzashyira imbaraga mu ishyirwa mu bikorwa ry'iki gishushanyo mbonera umunsi kizaba cyashyizwe ahagaragara. Abanyarwanda barizezwa ko iki gishushanyo mbonera kizazana ibisubizo ku bibazo byose byagiye bigaragara mu mikoreshereze y'ubutaka mu myaka yashize. Igishushanyo mbonera nikirangira turifuza gushyiramo imbaraga nyinshi twese dufatanyije nk'abanyarwanda. Turifuza gushyira imbaraga mu igenamigambi, atari ukuvuga ngo ni igishushanyo mbonera cy'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka gusa, atari ukuvuga ngo ni igishushanyo mbonera cyakozwe na Minisiteri ifite ubutaka mu nshingano zayo, ahubwo turifuza ko mu igenamigambi inzego zose zibonamo. Tukizeza abaturage yuko ibibazo byagiye bigaragara mu gishushanyo mbonera cy'ubushize turi kubiha umurongo, tukabizeza yuko rwose ubutaka bwo guhinga aho tuzakora uko dushoboye bukarindwa,
tukabizeza ko n'imiturire izanozwa twese dufatanyije, ariko n'ibindi byose buri rwego rukashyiramo imbaraga kugira ngo ari inganda, ari ubukerarugendo, ari n'ibindi byinshi bireba igihugu byose, kubera ko tuzafatanya turizera ko bizanozwa. Nshuti mwari mudukurikiye, ndabararikira gukomeza gukurikira amakuru n'ibikorwa by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka, musura urubuga rwa internet wa3.rlma.rwa. Njye mwumvaga Ndorene Lambert Muhire.